Nkuko babibonye ngo ikaze ku nkuru ishingiye ku mafoto adasanzwe by'amara 10 hano mu Rwanda. Yiganjemo atangaje aya kera gusa yose cyahuriyeho nuko bashimishije kuyabona. Nagutindiye reka ngohereze ikaze. Ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Niba wifuza ko tukwamamariza amarembo arakinguye, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri nimero iri muri description. Ikaze. Ku mwanya wa mbere hari foto y'uwitwa Ali Sudi. Iyi ni foto y'umwaka wa 2012 y'umuhanzi akaba umunyamakuru ukomeye w'umunyarwanda Ali Sudi. Uyu munyamakuru kuri ubu ngubu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu we n'umugore we Umwiza Karine bafite abana bagera kuri 4. Uwa mbere ni Ali Waris Umwiza wavukiye mu Rwanda akaba n'imfura yabo, ndetse na Ali Giabasia Kigali Umwiza wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'umwana w'umuhungu bibarutse mu mwaka wa 2020. Hakaba n'undi muto kuri ubu wujuje umwaka bise Teya Ali Bri Uwizeye wavutse mu kwezi kwa mbere ku mwaka ushize 2024. Ku mwanya wa kabiri ngo uyifata ku mavuta mu gucunga mutekano. Sengabo Jean Bosco uzwi cyane nkafata ku mavuta yavutse mu mwaka wa 1989, avukira mu mujyi wa Kigali ku Gitega ho mu karere ka Nyarugenge, aranahakurira. Akiga amashuri yisumbuye ku bigo nka Groupe Scolaire de Gisovu ndetse na ETM, yari cyamamare ku ishuri kubera itangazamakuru. Yabaye ucunga umutekano nkuko bibona abagafotozi. Aha rero hakaba hari imbere y'umwaka wa 2015 ubwo bifashwagamo na Faustinho Simbigarukaho akinjira mu itangazamakuru ry'umwuga ahereye kuri televiziyo ya Contact TV mu kiganiro cyitwa CMS cyangwa se Contact Music Circle. Ku mwanya wa gatatu hari Lionel cyangwa se Lily Tron. Uyu yahoze ari umusore witwa Lionel, kuri ubu ngubu akaba barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahisemo kwihindura umukobwa ndetse ahindura n'amazina yitwa Lily Tron. Lily Tron akunze kwifashisha imbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira amashusho n'amafoto bitandukanye byo gushotora abagabo, cyane yuko utanamenya ko yahoze ari umuhungu kubera imiterere ye. Afite ikibuno, amabere, imisatsi, inzara zisize byose yashyizeho bimeze nk'iby'abakobwa. Mu kiganiro cy'inyamakuru Igihe cyagiranye n'uwahoze ari inshuti ya Lily Tron, yasobanuye ko nyuma yo kwihindura umukobwa inshuti ze nyinshi yazikumiriye cyangwa se kuziboroka ku mbuga nkoranyambaga kubera ko yabangamirwaga nuko zabona amashusho ye asangiza abamukurikira, harimo nayo abari gukora imibonano mpuzabitsina. Yanayobotse inzira zo gushakira amaramuko ku mbuga zicuruza amashusho y'urukozasoni, zimwe na Shadibu yigeze gutangaza ko yatangiye gukoreraho ubucuruzi nubwo yataratangira gushyira hanze amashusho arimo gukora ibikorwa by'urukozasoni nka benshi bazikoresha. Ku mwanya wa kane, iyi ni foto ya Davis D Shine Boy mu mwaka wa 2015. N'igihe yasohoraga indirimbo yakunzwe cyane yitwa Biryogo. Acyambara ubwoko bw'amashati bitaga Wizkid, birashoboka ko atarazi ko mu mwaka wa 2024 azizihiza imyaka 10 amaze mu muziki ari ku rwego nk'urwo ariho ubu ngubu. Ku mwanya wa gatanu turabona ifoto ya Bruce Melody akiri umwana aririmba muri korali, ariko yo sinifuza kuyitindaho cyane kuko twayigarutseho kimwe n'izi foto zindi zo mu mwaka wa 2012 mu myaka ye yo gutangira kuririmba. Ahubwo reka dukomeze ku mwanya wa gatandatu. Uyu ni Ken Sol mu mwaka wa 2017 ubwo yabonaga amahirwe yo gufata aka selfie na Tiger B cyangwa se The Ben. Yaririmbaga mu itsinda rya batatu Yemba Voice, ryari rigizwe na Ken Sol, Bill Ruzima na Mozi. Rikaba ari itsinda byemejwe ko ryatandukanye mu mwaka wa 2019. Ariko se aka gafoto ugeze ukabona. Ku mwanya wa karindwi ni Kate Bashabe. Bashabe Catherine wamamaye nka Kate Bashabe ni umunyamidelikazi akaba n'umuherwekazi. Iyi foto bivugwa ko yafashwe mu mwaka wa 2006 yiga mu mwaka wa gatatu mu ishuri rya King David Academy. Benshi bamukurikira bamukundira ikimero cye kuba ari umukobwa ufasha abatishoboye kandi w'umukozi atitaye kuri icyo kimero cye, ibintu muri rusange igitsina gabo gikunda cyane. Mu mwaka wa 2014 nibwo izina Kate Bashabe ryatangiye kumenyekana ubwo yegukanaga ikamba ry'ubwiza ryari ryateguwe na MTN Rwanda. Kuva icyo gihe Bashabe yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye kugeza mu mwaka wa 2013 ubwo yatangizaga inzu y'imideli yise Kabash Fashion House. 2022 yatangaje yuko yujuje inzu ye bwite ku Irebero, inzu yo mu bwoko bwa villa. Mu mafoto nifuza kwereka iyi ntikabure, ni ifoto tutagiye gutindaho kubera yuko abayirimo abenshi murabazi n'ubu ngubu. Ni ifoto mu mwaka wa 2012 igaragaza abakurambere ba hip hop bari kuryohereza hamwe, ikigaragaza urukundo bari bafitanye. Uhereye ibumoso hari uwitwa DJ Bob, ni wa wundi Riderman yigeze kuririmba mu ndirimbo Horo. Hakurikiraho Bulldog, Green P umuvandimwe wa The Ben na Dani Nanone. Ariko reka twikomereze ku mwanya wa 9 ni Andy Bumuntu, n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru mu Rwanda. Nta gihe gishize Jay Skiza cyangwa se Kasuku
uvuga rikumvikana muri showbiz nyarwanda apostinze ifoto igaragaza Andy akora siporo zo muri buno buryo. Gusa Kasuku yaherekesheje amagambo yatumye abantu bongera kwibaza byinshi. Yaragiraga ati ariko mujye mumbabarira mu ndebere, ati singiye kubivuga ngo bitabatera isesemi, ariko namwe mucu rubanza, ati ese ubu ntimuhise mwemera ko ibyo bavuga ari byo. Ibi ngibi Kasuku bivuze mu gihe Andy akunze gushinjwa ubutinganyi. Uwatanze igitekerezo akaba nawe yarayise ashinja Kasuku ko adakwiriye kuvuga bene ibyo kuko nawe ngo akunze kugaragara ashyigikira uwitwa Semuhungu wemera ko ari umutinganyi. Anamushinja yuko atazi uko bakora siporo bijyanye n'uburyo abyibushyemo. Ariko kandi ibyo kuba Andy bumuntu yaba umutinganyi ubu biragoye kubibonera amakuru n'ibihamya. Ibyifoto nabyo nta kigaragaza ko iba ari byo. Ibyo nifuza ko namwe mutanga ibitekerezo mukavuga niba ifoto hari kivuze kigaragara. Ahubwo Andy yigeze kuvugwa mu rukundo na Kate Bashabe, gusa bigeze mu mwaka wa 2021 aza kuvuga ko baziranye nk'inshuti zisanzwe. Ikindi bakaba barahujwe n'amashusho y'indirimbo ye On Fire yakoreye mu nzu y'uyu mukobwa. Uretse kandi iyo ndirimbo hari indi Kate Bashabe yakoze yitwa You and I yakoranye n'abandi bahanzi barimo Andy bumuntu. Ku mwanya wa 10 hari umubyeyi Maria Yohana. Uyu yavutse mu mwaka wa 1943, ubu akaba afite imyaka 82. Iyi foto yafotowe akiri inkumi mu myaka ya 1960, afite imyaka hagati ya 17 na 19. Ni umubyeyi wagize uruhare rukomeye mu kubohora igihugu. Amazina ye nyakuri ni Mukankuranga Marie Jeanne, akaba yaranagize umwihariko wo gukora mu nganzo kuririmba indirimbo zakanguriraga abanyarwanda guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo ku gihugu, ku muco, ku rurimi no ku buzima bwacyo. Imwe mu ndirimbo ze nyinshi kandi nziza zakoze akazi gakomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ni Intsinzi. Kugeza n'ubu biracyakoreshwa mu bikorwa byinshi biba birimo gahunda zijyanye n'intsinzi. Nk'uko ubibona kuri iyi foto yakuze ari umusirimu. Mbere gusubikira ngaha reka nkwereke inyongezo z'amafoto abiri. Ya mbere ni ya Queen Cha akiri umwana ari kumwe na papa we. Ni ifoto igaragaza imibereho myiza ya kera, imodoka, inzu y'amatafari ahiye, byose byagirwaga na bamwe abandi oya. Gusa ngaha hakaba hari n'indi foto ya nyuma nifuje gusorezaho. Ni mu mwaka wa 2010 aho abagize umuryango wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame barimo Ivan Cyomoro, imfura ye na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame bari muri campaign cyangwa se ibikorwa byo kwamamaza abakandida ku mwanya wa perezida. Ifate bagaragaza uburyo bari bishimye. Ariko kandi ni ifoto ishobora kugaragaza inkomoko y'ubwiza bwo ku mutima uyu muryango ufite binyuze mu bikorwa bakora, bikagaragara rero kuri iyi foto kari ko byahoze. Reka uyu muryango tubifurize guhorana imigisha. Ni nanga nsubikiye, nitwa Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Reka ngushimire mbonero no gushimira amasoko atandukanye y'amafoto nifashishije muri kino kiganiro, harimo n'uwitwa Gladiator OG. Ese we hari ifoto yaba yagushimishije? Ni yihe? Twandikire muri comment.